Batubwira ngo inzu yo ku rutare n'iyo ku musenyi. Murongo wa 24. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu yo ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware hasi n'abanditsi babo. Bakristo bavandimwe, mwakire igice cy'ijambo ry'Imana. Kandi akabigenderamo. Naho umupfapfa agereranywa n'umuntu utaramenya Imana, utubaha Imana, wumva ijambo ry'Imana ariko ntarikurikize. Hanyuma rero nk'uko izi nzu ari ebyiri, inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi, n'imiterere y'izo nzu yari itandukanye bitewe n'aho yubatse. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza, mutekereza ko ari amagambo yande ya Yesu, akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze, ntayakurikize, ntayagenderemo, azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, irangije iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kubi cyane. Ayo magambo murayumvise? N'aha ngaha turimo kubaka urugo rw'abageni bacu baje gusezerana uyu munsi, ariko turabifuriza ngo urugo rwabo rwubakwe ku rutare. Ziriya nzu uko ari ebyiri zifite ibintu zihuriyeho, ariko zikagira n'icyo zitandukaniyeho. Icyo ziriya nzu zari zitandukaniyeho ni kimwe gusa, ni fondasiyo. Aho zari zubatse niho hari hatandukanye. Imwe hari ku rutare, indi ari ku musenyi. Ariko ibintu zahuye nabyo byose birahwanye. Imvura yaguye kuri izo nzu zombi, sibyo? Hanyuma iyo mvura imaze kugwa, imivu iratemba. Ikindi twabonye cyabonetsemo n'iki? Ni umuyaga. Umuyaga urahuha, umuyaga, imivu, n'imvura iri kugwa, byose byikubita kuri ya nzu yo ku rutare, ariko ukomeza guhagarara. Ubu rero muri kino gihe mfite impungenge y'uko icyo nashakaga kubigisha mutaracyumva. Muri kino gihe abantu basigaye batekereza ukuntu gutandukanye. Umukecuru bagiye kumutembereza muri parike abana be b'abakire, bakubita mu modoka, bamwereke inzovu, bamwereka intare. Hanyuma bageze mu rugo bati, mama wabonye iki? Ati dore inki, dore inki. Ubu rero namwe mushobora kuba mutari kumva ibyo ari kubigisha, ahubwo muri kumva ibintu. Ari bazi baravuga ngo yabonye intare, nawe ngo dore inki zumye, we inki zabuze abazitoragura. Buriya imvura irimo kugwa ku rugo rw'iwawe niyo iri kugwa no kugwa abandi. Imivu iri kuza ikikubita ku nzu yawe, bamwe bakirukira mu rukiko, buriya ihwanye n'imivu iri kwikubita iwanjye. Umuyaga uri guhuha mu rugo rwawe kuri ya nzu yawe wubatse, nta niwo umuyaga uri guhuha ku zindi ngo z'Abanyarwanda. Ariko amazu menshi kugwa kwayo kuri kuba kunini bitewe n'uko bubatse ku musenyi. Abana bakazerera mu muhanda, babuze ubitaho,
umugabo ni inzererezi n'umugore ni inzererezi, umuyaga, imifu, imvura yarabatatanyije, kugwa kw'inzu yabo kwabaye kunini. Ariko ngo kuko wumva amagambo ya Yesu ngo akayakomeza, ngo ni nk'umunyabwenge wubatse ku rutare, amagambo akaza, amazimwe akaza, bakazarusenya bakaza, ariko inzu igakomeza igahagarara. Haleluya! Amatiku akaza, abantu bagahaguruka bakarwana, amadeni akaza, inzara ikaza, ariko ngo inzu igakomeza igahagarara, kuko yubatse hehe? None wowe uri hano muri buno bukwe waje gutaha ubukwe bw'aba bageni, ubundi reka abageni twe tubihoreye, ubundi wowe urugo rwawe rwubatse ni ku musenyi, ni ku rutare. Aho wavuga n'uburenganzira bwawe hitamwo aho ushaka, wenda horoheye ururimi, ariko imvura izaza n'imivu izaza n'umuyaga uzaza, tuzabona aho yubatse. Ibyo se hari uwabizi? Wowe wubatse ugasondeka ugashyira ku musenyi, ni akazi kawe. Urukwibwira se ngo inzu izishira? Ntabwo izishira, umuyaga uzaza, imvura izaza, kugwa ni kuba kunini. Abantu bazaza bifate ku munwa gusa bati bati murebe rwaro, murebe yanzu, mbega rukara ukubabona bagenda gusa, naho ni ku musenyi bubatse. Kugwa kw'inzu ntawamuhisha. Ushaka uyu munsi wahitamo ugasiza ikibanza ku rutare, ariko Kristo Yesu ukubakira ku ijambo rye, ibyo akubwira ukabikurikiza. Niyo Bibiliya ivuga ngo ntukabeshe, mureke kubeshanya kandi mwubakanye. Haleluya, amen. Niyo Bibiliya ivuga ngo ntukibe, wifashe umugabo wawe kwiba, wifashe umugore wawe kwiba, kuko muri kubaka ku musenyi. Umunsi bamufashe bakamufunga, kugwa kurwo rugo kuzaba kunini, azajya gufungurwa warashatse undi. Nakoze kadusenge. Mana, tugushimiye kugira neza, tugushimiye yuko ari wowe Mana nyamana, kandi ari wowe dushaka kubakaho. Turashaka kubaka kuri wowe kuko ni wowe rutare. Reka amagambo twumva buri munsi tuyubakireho, adukomeze, kugira ngo uyu munyabwenge wubatse inzu ku rutare, byagaragaye yuko afite ubwenge bitewe n'uko ibigeragezo n'ibibazo byose byikubise ku nzu ye igasigara ihagaze. Reka ingo z'Abakristo zikomeze guhagarara kuko ari wowe wubakiyeho. Turinde kwishushanya no kwiyoberanya, uturinde ibyaha kuko ari byo bizana umuvumo, bigatuma amazu yacu agira ibibazo. Reka wemerere abo bageni baje gusezerana uyu munsi kugira ngo bahe umugisha kandi ugendane nabo. Ubwo urugo rwabo bagiye kubakira ku ijambo ryawe, kandi bakaba bemeye kuza mu nzu yawe bagatanga ubuhamya yuko ari Abakristo kandi bagiye kubaka urugo rwa Kristo. Reka nawe ubane nabo mu rugo rwawe. Icyubahiro kibi cyawe uhereye none ukageza iteka ryose. Amen.